Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Reka mbere kuko wakora ji ikura imyanda mu mubiri, iyo bita green juice. Iyi ji nuyinywa nta myanda uzagira mu mubiri, ni ji ya detox. Ikura imyanda mu mubiri, irinda kurwara impyiko, irinda ibintu byinshi cyane, igufasha ko amaraso yawe atembera neza mu mubiri, iyungurura amaraso ukagira amaraso meza adafite ibintu by'imyanda. Ibyo turya mwibuke ko bivamo ibintu byinshi bigenda bidusigira imyanda mu mubiri, bisaba ko unywa ibintu bya detox kugira ngo umubiri wawe ugume umeze neza. Turakenera pome z'umutuku n'iz'icyatsi, bisaba kuzoza neza n'amazi meza, ukazoza neza kuko ziba zavuye mu murima aho baziteye imiti n'ibindi. Dukenere epinari zimwe zifite ibibabi binini, nazo uzoze neza, uzisukure ku mazi ari gutemba kugira ngo wizere ko zavuyeho umwanda. Urabona ko zisa neza, hano tumaze kuzoza. Na pome twazogeje, indimu imwe twayogeje, kokombure imwe twayogeje, ndetse na jinja twayogeje. Hanyuma urafata za pome uzikatakatemo utuntu duto, nurangiza ugende udushyira muri blender. Turifashisha blender kugira ngo tubete izi mbuto n'imboga, hanyuma tuze kubona iriya green juice cyangwa se umutobe w'imbuto n'ibyatsi. Uyu ni umutobe mwiza cyane ukura imyanda mu mubiri, ndetse wuzuye intungamubiri zigiye zitandukanye, wuzuye amavitamine, ibyo bita vitamine nka K iboneka mwa ziriya mboga, hanyuma usangemo fiber ituma umuntu yituma neza ntagware impatwe. Urongera nanone kandi ufate tangawizi uyihate, numara kuyihata uyikataguremo utuntu dutoya, nayo uyirambike muri blender. Ukayirambika muri blender, nurangiza ufate ya kokombure yacu imwe uyikatagure, nayo uyirambike muri blender. Nurangiza ufate indimu uyihate, ukureho ibishishwa by'inyuma. Impamvu dukuraho ibishishwa by'inyuma ni ukugira ngo itaza kurura, kuko biriya bishishwa birarura. Turashyiramo indimu ihase y'imbere gusa kugira ngo itaza gushiramo kurura muri ji yacu. Dushaka ko ji yacu iba yumvikanamo jinja cyangwa se tangawizi n'indimu ariko bitarura. Uzabanza ukureho ibishishwa rero kugira ngo ji yawe itazarura. Nurangiza ufate ya ndimu uyikataguremo utuntu dutoya nayo, hanyuma nayo uyishyire muri blender. Shyire muri blender. Twamaze kubishyira muri blender byose, nurangiza ufate blender uyicomeke ku muriro, uterekeho ya jage ya blender irimo byandi wakataguye, ushyiremo amazi makeya afite isuku atetse, cyangwa se amazi yo kunywa, ayo unywaho aba ariyo uzakoresha. Nurangiza ukirike kuri buto ya start, blender itangire ibibete. Nibimara kunoga uzimye, ukureho jage, usuke mu kantu wasizemo akayunguruzo kugira ngo tuyungurure ji yacu. Ibikoresho narabibahaye mu yindi video n'akamaro kabyo. Urafata strainer usukemo, nurangiza ufate redo utangire ubimanure ubisunika kugira ngo ubone ji cyangwa se umutobe. Urabona ko umutobe wacu umeze neza, urimo uragenda umanuka umeze neza, ufite ibara ry'icyatsi rimeze neza. Hariya huzuyemo fiber n'amavitamine agiye atandukanye akomoka mu mboga n'imbuto. Hehe no kurwara impatwe, ibyo bita constipation, hehe no kugira stress, kumva urwara imitsi, hehe no kugira imyanda mu mubiri.
kora iyi ji uyinywe wowe ubwawe, ujye uyihereza abana, ubundi bakure bafite ubuzima bwiza. Si byiza kujya kugura ya maji yo mu masupamaketi. Ariya maji aba arimo ibyo bita food additives cyangwa se amakemikozi n'amaporoduwi yongewemo kugira ngo iyo ji izamara igihe kirekire iri mu icupa ibitse iri muri supamaketi. Ariko iyi ngiyi nujya mu isoko ukagura pome, ukagura epinari zawe, ugakora ji y'umwimerere, uzatandukana n'ibyo bibazo byose biterwa n'ayo makemikozi baba bongereye mu maji, cyane cyane ku bana. Ari umwana mutoya cyane wakuramo jinja ugakora bisanzwe jinja wayikuyemo, cyangwa se ugashyiramo gake cyane katari kumvikana, hanyuma nurangiza uyifate uyiyungurure, nurangiza kuyiyungurura uyishyire muri jage neza cyangwa se mu kirahure wowe ufite ushaka kuyishyiramo. Iyi wayishyira muri firigo ikamaramo iminsi kuva kuri 4 kugeza kuri 5 iri muri firigo imeze neza nta kirabo. Hanyuma ushobora kuyishyira muri jage y'ikiparasitike, cyangwa se ushaka kuyiperezanta neza kugira ngo igaragare, ufite jage y'ikirahuri ugashyira muri jage y'ikirahuri. Iyo igiye muri jage y'ikirahuri igaragara neza cyane, ntabwo ibisa n'uko waba wayisize muri jage y'igiparasitike. Urabona ko hano igaragara neza neza cyane. Hanyuma urabona ko ji yacu isa neza, imeze neza, iraryoshye. Igisigaye ni ukuyisuka mu kirahure tukayinywa, tukinjoyinga, tukagira ubuzima bwiza, tukagira ubuzima buzira umuze. Iyi ji bayita detoxi, irakura imyanda mu mubiri wawe. Uyikoreshe, uyigaburire, nako uyiha abana bayinywe, ntukongere kujya kugura ya maji yo mu macupa, ya maji yo mu maparasitike, ya maji yo mu masupamaketi. Ubundi munywe ji y'umwimerere, mugume kuri Hospitality TV Rwanda, dukomeze twige ibintu bigiye bitandukanye, twiga guteka neza, turya neza, tugira ubuzima bwiza, tubaho igihe kirekire. Ahasigaye Imana ibahe umugisha. Mukore subscribe, musharinga aya mavideo, ndetse muduhe komenti, mutubwire aho twakosora, aho twakwimpuruvinga, ndetse mutubwire n'ibyo mwifuza ko twazajya tubagezaho kuri iyi channel yanyu. Murakoze cyane rero. Ni iyi video nari mbagejejeho y'umutobe w'imbuto n'ibyatsi. Ciao ciao.